Yes, reka tubasuhuze mwese abakurikiye business isobanutse kandi tubashimira umuhati wanyu mu gukomeza guteza imbere iyi YouTube channel iduha amakuru yerekeranye na business cyane cyane ajyanye na Pi network kuba pioneers benshi. Tubasuhuze rero aho muherereye hose cyane cyane mu bihugu byateye imbere. Turabamenyesha yuko no mu Rwanda muri Afrika twateye imbere. Abantu rero bari mu bihugu bitandukanye byateye imbere, dukeka ko baturusha amakuru menshi kuri Pi network, ariko n'abanyarwanda ngira ngo basigaye bigaragara yuko atari agafuka imvugo rimwe mu kumenya no gutangaza amakuru ya Pi network. Tubashimira rero ko ayo makuru yavuye ibwota amasimba kaza katugeraho, natwe tukaba twifashishije telefone zacu ngendanwa za mobile phone, smartphones, dukurura amakuru tukayamenya 5 kuri 5, umunsi ku munsi, ukwezi kukundi, umwaka ku wundi, bityo tugafatanyiriza hamwe urugendo rwo kwiteza imbere. Burya abanyarwanda baravuze ngo ikintu cya mbere ni amakuru mw'abantu. Niyo mpamvu rero kuri mikoro Ntite Kamanzi ngiye kubagezaho amakuru yerekeranye na Pi network. Mbafitiye kado uyu munsi mbafitiye kado ikomeye cyane nkuko mubibona ku ifoto. Iyo ni kado mbafitiye ngiye kubabwira mu kanya katarambiranye. Reka tubanze turebe ibibazo duhura nabyo tubisubize, maze buri wese amenye uko yitwara. Ndasaba buri mu pioneer wese kujya kurikirana amakuru mbagezaho uyarangize, kubera ko abakubiyemo ubutumwa bagenzi, habakubiyemo ubutumwa, habakubiyemo ibisubizo by'ibibazo dufite. Rero ntihakagira uyahusha, kuri mujye mwumva amakuru inkuru muyirangize. Ntago ari iminota myinshi, kandi iyo yaba ari myinshi nta kibazo, ni ukuri bibafitiye umumaro cyane. Tarakomeza nagira ngo nibutse abantu batarakora subscribe kuyikora, kugira ngo turusheho gufatanya kubaka iyi channel, kugira ngo igwize ikomeze kugera ku ntego zayo. Kandi ubishaka kore like, mwandike muri comment, ariko cyane musharinge, mugeze izi nkuru mujye muzigeza ku bandi, kugira ngo dufatanye kumenya no kumenyekanisha amakuru ajyanye na Pi network. Reka rero turebe ibibazo 5 by'ingenzi twibaza by'ibirimo kutubaho. Ibi bintu birimo kutubaho ni ibiki? Izi ngingo 5, ibibazo 5 tugiye kumva hanyuma tukanasubiza, biraherukwa n'impano nabageneye ikomeye cyane. Na makuru y'ingenzi akomeye, buri wese ari bwifindurire uko mureba izo foto zimeze. Reka muze mwiyumvire, katubanze mu bibazo. Ikibazo cya mbere, kuki mpabwa liveness kenshi? Dore impamvu abantu pioneers benshi bahabwa liveness inshuro nyinshi. Impamvu ya mbere nuko wakoresheje telefone itabona neza, kudafotora neza irangamuntu, kudafotora neza selfie yawe, bituma ayo mashusho atagaragara neza, bigatuma bakugarurira liveness inshuro nyinshi. Indi mpamvu ishobora gutuma bakuzanira liveness kenshi ni ukubera yuko telefone yawe muri settings, ziri application zose zikorera muri iyo telefone, hari iziborotse nka KYC, nka Pi browser, nka Pi network, nka camera, nka location, nka phone number, nka contacts, n'izindi ziba ziborotse utaraziborokoye, ubundi ziba zihishe zimeze nk'izahunze amavirusi. Rero ni wowe ugomba kujya gute kuzikoresha. Icyo gihe rero iyo zitaborokoye KYC ikunda kugaruka. Niyo mpamvu umuntu wese nzafasha cyangwa nako nafashije azajya abona kenshi mbanza gucurikira. Ni nacyo kintu ntwara umwanya munini cyane, nkabanza kuborokora telefone, maze ubundi ngashakira ahandi, ariko telefone nayiborokoye kugira ngo itaza kumbera intaza. Nibyo bishobora kuguhoza mu guhora ukora liveness. Icyo ni cya kabiri gishobora gutuma ukomeza gukora liveness. Icya gatatu gishobora gutuma ukomeza gukora liveness ni impamvu za telefone yawe, z'imyirondoro yawe, ni ukuvuga ngo data washyizemo, ugasanga baracyagushidikanyaho mu yandi magambo.
iyo babona ibyo wakoze n'ibyo wabahaye bakabigereranya bakabona hari ibyo uba wavangavanzemo, ubwo rero bakomeza kugukoresha liveness kugira ngo arebe koko ko ari wowe, byazarimba ukabona bagusubije ukundi. Ariko iby'ingenzi cyane cyane ni ukuba telefoni iborotse, kabiri kuba ukoresha telefoni idafotora neza, rwose ifotora yaba indangamuntu yaba ari wowe ubwawe ikaba itabibona neza, igakomeza kukuzanira liveness, sibyo? Ikindi ni amakosa uba waragiye ukora ukanyanyagiza konti zawe hirya no hino, uba ugomba kubisibayo ugasibamo na email muri izo telefoni utagikoresha kandi wigeze kumayiningiramo, bitazahora bikuzana muri liveness. Ikibazo cya kabiri ni ryari njya muri tentative approval. Umuntu ajya muri tentative approval igihe hari ibishidikanywaho mu myirondoro yuzuje muri konte ndetse no muri KYC. Icyo gihe rwose biba byoroshye kujya muri tentative approval. Igihe cyose hagikorwa igenzura ryimbitse, KYC warayirangije, ariko uba ushobora kujyanwa muri tentative approval. Ikindi gishobora kugushyira muri tentative approval ni gahunda ni igihe wanyanyagije amakonte yawe hirya no hino, ntabwo bahita bakwemeza burundu kugeza uzisibyeyo, bikagaragara yuko konte yawe cyangwa email zitakiri ku yindi device iyo ariyo yose usibye iyo umayiningiraho gusa. Device ubwo tuba tuvuze telefone mbega. Hanyuma ikindi gishobora gutera tentative ni gahunda za systeme bwite, izo ngizo nta kibazo gihari, n'ibindi warabikosoye ntacyo biba bitwaye, ariko nayo ubwayo ishobora kugushyira muri tentative approval bitewe n'ingamba bihaye z'imikorere yabo. Ikibazo cya gatatu, kuki liveness yanjye itajya yemera? Impamvu itemera nk'uko nabibabwiye nuko hari amakosa yakozwe ukaba utayakosoye bagakomeza kugusubirishamo. Mbere twavuze ikibitera, ariko ubu noneho turareba kuki itajya yemera. Hari igihe ubikosora ugakosoza ya telefone n'ubundi, kandi ugasanga niyo ifite ikibazo, cyaba ari icyo gufata amafoto adahwitse, cyaba ari icy'imiterere yayo, systeme zayo. Igihe cyose utarabikosora liveness ntabwo iri bwemere. Ni hahandi uzasanga unayikora bakakubwira ngo something went wrong. Niba bakubwiye ngo something went wrong, reka mbabwire, umenye yuko ufite ikibazo mu myirondoro yawe, ufite amakosa wakoze. Ayo makosa rero ntugire ngo ni ugupfa kuyakosora. Aha niho tugira tukandikira ko wa team cyokora bamwe hari bamaze gusubiza, yego turabikora rwose kandi barabasubiza. Hari abo basubije turabikora birakunda, hari abo bitarakunda, hari nabo bagusubirishamo ngo ngire ukore KYC ariko biterwa nuko wasabye. Yego biterwa n'icyo wasabye. Impamvu rero idakunda nuko ukomeza gukoresha telefone ifite ibibazo byateye liveness. Byanga bikunda ntabwo izemera mpaka ukosoye icyo kibazo. Iyo ugikosoye bigakomeza kwanga, umenye yuko hashobora kuba hari ikibazo mu makosa ushobora kuba warakoresheje utabizi mu gutangira mu kuzuza konte yawe cyangwa gukora KYC. Ikibazo cya kane kirabaza ngo kuki ntarabona KYC. Iki ni ikibazo abantu benshi bakunze kwibaza. Impamvu utarabona KYC mu by'ukuri nuko utaragerwaho. Wowe kosora buri kimwe cyose usabwa, ubundi utegereze wihanganye. Ikindi, impamvu utarabona KYC, indi mpamvu ya kabiri bitera nuko ushobora kuba utazi aho babirebera. KYC ikaba irimo ariko wowe ukaba utazi kubireba. Reka mpabarangire. Genda ujye hahandi tumayiningira, ujye hanyuma urebe hejuru ibumoso mu dukoni dutatu dutambitse. Hanyuma urwo rutonde rw'amagambo rufungutse urebe kande kuri Pi browser. Numara kuyikandaho
haraza ibice bibiri bigize Pi browser, ukande muri icyo ngicyo ngo sign in, alternative sign in. Hanyuma Pi browser ifunguke, ujye kuri zira platforms za Pi browser, urebe iriya iri hasi ibumoso yitwa KYC uyikandemo. Uzajya ubikora gutyo buri munsi. Ifunguke, nimara gufunguka uzajya ubona aho bakwereka ngo slot machine ngo not available, aho ngaho mu bigambo byinshi bijya kuba umukara. Icyo gihe uzaba utarabona KYC. Ariko nugira utyo umunsi umwe ugafungura ukabona ibiganza bibiri, amaboko abiri aramukanya, yambaye amakote harimo n'amabara ya move, bakubwira ngo nice to meet you, uzamenye ko KYC bayiguhaye, bityo wisunga ababisobanukiwe kurushaho bagufashe. Hanyuma rero ubwo tubonye impamvu ebyiri zituma zigaragaza impamvu utarabona KYC. Icyambere nuko utaragerwaho, icya kabiri nuko utaramenya aho babirebera, wenda warayibonye ntiwabimenya, ni wowe watinze. Icya gatatu nuko utaruzuza iminsi isabwa kugira ngo ube umukandida wemerewe guhabwa KYC. Ni iminsi ngahe? Nuko mayininga inshuro 30, ntabwo ari iminsi 30. Nuko mayininga inshuro 30. Nimvuga iminsi, hari abasimbuka umunsi umwe bakamayininga, ubwo iminsi mvuze iminsi, hashize iminsi ubwo yakwishyuza. Ariko usibye ko KYC batayishyuza, no, wowe mayininga inshuro 30, bibaye byiza ukabikora wikurikiranya, ariko nizigira ntuzarekere. Oya, uwo murego uzawukomeze, nase ubundi urasiganya ndiko ari ibyawe. Hanyuma iyo igihe kigeze, reka mbabwire systeme ukuntu itanga KYC. Icyambere hitomboza ibihugu, kabiri umubare, wenda bakavuga bati mu Rwanda turatombora abantu, buri gihugu bakagiha umubare w'abari butombore, biterwa n'umubare w'abapayoniyazi bari muri icyo gihugu, kandi byose baba babifite. Ariyo mpamvu twaregestarinze tubanje gushyiramo igihugu, biterwa n'umubare. Ntago hano mu Rwanda niba abataraboneka wese ari abantu 10,000 kandi mu Bushinwa ari miliyoni, ntumbwire ngo abo bazaha KYC mu Rwanda barangana nabo bazayihamo. Mu Bushinwa bashobora kuyiha 10,000 ku munsi pe, birashoboka kuko baramayininga bihambaye. Buriya bashobora no kubaha 70% ya KYC kugira ngo barebe ko bagabanye, kuko ni benshi cyane kandi bafite ishyaka. Bityo rero iyo tombora ikuguyeho, nawe KYC urayibona. Nanjye nayibonye maze imyaka 3 irenga mining, ariko ngewe nta nubwo yari inshishikaje, ahubwo nge mparanira ku mininga. Nicyo kintu cya mbere, ko ndibaza ngo ese bizagenda bite umunsi wa launch, nzaba mfite iki? Ngayo nguko nasubizaga ikibazo kibaza ngo kuki ntarabona KYC. Impamvu niyo ngiyo. Ikibazo cya gatanu, kuki Pi zanjye zitaraba migrated to mainnet? Kubera iki Pi zanjye zitarimuka ngo zijye kuri mainnet cyangwa se muri blockchain? Impamvu bitera iya mbere nuko konte yawe utigeze ubemerera ngo usinye muri step ya 6 yuko Pi igihe cyawe n'ikigerazo cyo kuzimura bazazikwimurira. Indi mpamvu ya kabiri bitera nuko muri konte yawe hahandi muri wallet muri blockchain nyine washyizemo testnet, ugomba gushyiramo mainnet. Hahandi tugenda tugashyira Pi, jya mushyiremo mainnet. Nusanga biri muri mainnet urekere, nusanga biri muri testnet ubikure mushyiremo mainnet. Hanyuma ikindi cya gatatu gishobora kubitera n'umuntu watinze gukora wallet. Iyo watinze gukora wallet kandi warakoze KYC, n'ukuri ntabwo Pi zakwimuka nubwo ya minsi yashira. Hanyuma kandi ikindi gishobora kubitera cya kane ni systeme y'ubwayo, iminsi gashira. Hari n'ababimaranye umwaka. Ni systeme bitinza ku bushake kubw'impamvu zivugurura no kurinda umutekano w'amakonte yacu. Urambwira uti se ko hari abo bazimuriye ahubwo bakanazibiba? Niba igihe cyo kuzimura cyari kigeze akaba yarakoze amakosa, wenda iki ngiki nacyo katugikomozeho,
ni ikibazo kuki abantu benshi barimo kwibwa payi kandi nta wazohereje, atari we bwite wazohereje. Ese ntago mubona itandukaniro ry'izo wohereje n'izo ngizo zijyanye cyangwa zajyanywe? Mucunge neza murabona itandukaniro, ntabwo zisi zajyanywe zihinduka umutuku. Hanyuma rero iryo ni ibanga ry'imikorere ya systeme ya Pi Network, ndaza kubibabwira mu kiganiro gikurikira. Mugikurikirane neza mumenye ibanga, nibwo muri bumenye ko Pi Network arakasa mutwe. Ni ikintu gitangaje cyane. Nimwibaze ngo kubera iki Pi nohereje zidasa na Pi ntohereje zajyanywe n'undi muntu ntabigizemo uruhare? Mubicunge neza murabibona. Ubwo mbahaye ihurizo. Niyo mpamvu babwira ngo mukore subscribe, mukande no kukazogera, mujye mubona notification ko ikiganiro cyahageze kuri business isobanutse. Bitari ibyo muba muhomba, kuko ibintu turimo ni ibintu bikomeye cyane, kandi mwitondera amakuru anyura kuri uru rubuga, muyakurikiranire hafi kandi mujye mukurikira ijambo kurindi kugeza musoje. Dore nta nubwo reka ne kuvuga ngo ntabwo biba ari birebire, hari igihe biba birebire ariko bifite inyungu. Fine. Icyo nsorezaho rero, nababwiye ko mbaha kado ingingo ya gatandatu, byari ibibazo bitanu ndetse mbongeza ingingo ya gatandatu, cyangwa se ikibazo cya gatandatu. Muri Amerika nyuma y'amatora ya Trump niki cyabaye kuri Elon Musk? Habaye agashya. Igisubizo ni iki ngiki: Elon Musk ubu tuvugana yinjiye muri guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uwo bita Donald Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wa 47, yakoze agashya ko kugira umuherwe wa mbere ku isi, umugenzuzi mukuru w'imari ya leta. Yashinzwe kuyobora urwego rw'ubugenzuzi bukuru bw'imari ya leta. Ariya wabaye icyamamare mu Rwanda tuzi ni Obadiya Biraro. Ari uyu munsi ni umukino umusenateri ngira ngo ahari, niba nibuka neza. Elon Musk, Donald Trump yamugize umuyobozi w'urwego rushinzwe ubugenzuzi bw'imari ya leta, icyo bita DOGE. DOGE ni Department of what? DOGE, Department of Government Efficiency. Department of Government Efficiency. Ibi rero mana yanjye ubwo mu Rwanda tubyita twamwita umugenzuzi w'imari ya leta, ni Auditor General cyangwa se General Auditor. Aha, ubwo mwabyumvise mbega. Ibi bintu bisobanuye iki kuri Donald Trump na Elon Musk? Ibi bintu mwakabyaramo, ibi bintu mubyitondere. Trump yavuze yuko agiye guteza imbere ibijyanye, agiye guteza Federal Bank kwiteza imbere mu bijyanye no gukoresha cryptocurrency. Kandi muribuka yuko Elon Musk aherutse gushyira umushinga we wa Tesla na SpaceX muri Pi Network. Kandi mwibuke ko ari ku rutonde rw'abaherwe 4 ku isi bafite inganda zikora ibijyanye n'iby'ikoranabuhanga n'iby'ingendo. Pi Network akaba yariyemeje kubaha imigabane nyine muri Pi, muri ya 20% ya Pi twari tugenewe kumayininga. 20% zigenewe Core Team. Core Team rero urumva ko igiye kuzikoresha ikurura abaherwe benshi. Abikubitiro 4 harimo Apple, uruganda rwa Apple, harimo Tesla ni Elon Musk, hakabamo Google, harya ni yande Google, hanyuma hakabamo na Microsoft yande ya Bill Gates. Sibyo? Ya Bill Gates. None ibi bintu bihatsiki ari abantu, reka mbabwire, ni ubu ntago bibereka yuko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump nawe amayininga. Ntacyo mubonamo koko. Niba Elon Musk amayininga, mutekereza Elon Musk aherutse gushora imari muri Bitcoin ingana igera ku $200
ibihumbi amadolari ibihumbi 500, ibihumbi 500, oya miliyoni 500 z'amadolari, miliyoni ntabwo ari miliyari, miliyoni 500 z'amadolari yaherutse kuzishora muri mu bucuruzi bwa bitcoin. Ariko by'umwihariko Pi network yo ubu ni nkaho byarangiye, bisa nkaho igiye kwinjizwa. Reka mbabwiye, harya ntimureba buriya Pi yarindiriye itorwa rya Donald Trump. Ibintu biba bifite imibare bigenderaho mw'abahungu mw'abantu, imibare cyo bita coincidence, gucoincide ikintu, gupimiranya, kavuga uti ntuncika ahangaha. Rero ni ibingibi nagira ngo tuganireho, mbahaye amakuru meza cyane yuko Elon Musk yagizwe umuyobozi mu rwego rw'ubugenzuzi bw'imari ya leta, aho yanavuze ngo abanyereza imisoro ntabwo bizareberwa. Akayakavuze, yavuze ko abanyereza imisoro bitazareberwa ngo bazabihanirwa. Ibi Elon Musk niwe wagize ate, wabyitangarije. Ubwo rero nagira ngo mbamenyesha ko gakuru ko ari keza, kandi kuba mininga Pi, yuko mugenzi wacu w'umupayoniya kandi akaba ari n'umuherwe wa mbere ku isi yagize atya akagirwa umuyobozi mu rwego rw'ubugenzuzi bw'imari ya leta. Bikaba bisobanuye ikintu gikomeye cyane, yuko hagiye gutezwa imbere cryptocurrency mu mikorere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iki kinyejana turimo cya 21. Bikaba ari ibintu byo kwishimirwa kandi no gufatwa neza. Abatabyumva, icyo nababwira nuko bategereza bihanganye bakazirebera akagiye kuba mu gihe abantu benshi baraduhinyuye. Ndababwiza ukuri, abantu benshi baraduhinyuye, barongera baraduhinyura, turabihorera, baduhindura abasazi. Nose twakora iki? Wakora iki koko? Umuhanzi w'umunyarwanda Intore Tuyisenge niwe waririmbye aravuga ngo buri wese nafata injishi ye ku ruhembe rwe, dusigasire igisenge twiyubakire u Rwanda. Ubu rero natwe muri cryptocurrency ya Pi network, buri wese na mining ze asigasire konte ye, twiyubakire ahazaza. Sibyo, twiyubakire ahazaza. Murabyumva? Elon Musk yagize ati, araho yanditse kuri Twitter aravuga ngo all actions of the Department of Government Efficiency will be posted online for maximum transparency. Anytime the public thinks we are cutting something important or not cutting something wasteful, just let us know. We will also have a leaderboard for most insanely dump. Nari nkimo kuyafungura yarafunze neza. We will also have a leaderboard for most insanely dump spending of your tax dollars. This will be both extremely tragic and extremely entertaining. Ari naho yavuze ngo ntabwo bazemera kurebera abanyereza imisoro ya leta. Hano bavuga ngo ibikorwa by'uru rwego bizashyirwa online, aho buri wese azajya abireba biri mu mucyo. Ari nka data mvemendo ramatwara. Elon Musk kabaye ibi bintu reka tubitega amaso turebe, nta kundi. Ariko burya kaje kaba kaje, kandi tubyishimire. Murakoze, mugubwe neza. Naho ubutaha mu kiganiro gitaha, mwibuka akantu nababwiye, cyangwa nzababwire mukanyibutse. Murakoze cyane, mugubwe neza.